Ruda ni ishyaka rya politike ry'akataraboneka. Ruda ni ryiza cyane nk'uko tumaze kubisobanura haruguru hariya ko ari ishyaka rya politike ry'akataraboneka. Ruda ni igifute, ruda ni uburyohe bw'akataraboneka, ruda ndaribatuye, nta diyabete ritera, nubwo ari uburyohe bwiza. Ni uburyohe buva mu bisheke, mu mineke, mu binyomoro no mu bifenesi, byose rwose ndabibatuye, nta diyabete bitera. Bityo rero Ruda is Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Bityo rero Ruda ifite imishinga myinshi yo kugirira u Rwanda umumaro w'akataraboneka n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abakuru n'abakiri bato, ibitsina byombi. Ruda rero ni uburyohe bwiza, uburyohe bwa bose, ibihe byose. Ruda ije guhindura ibyananiranye kuva kare kose, igasigasira ibyiza twagezeho muri rusange mu Rwanda, hanyuma ibitaragezweho Ruda igiye kubizana. Ruda ni uburyohe bw'akataraboneka, igiye gukora imishinga myinshi mu kubaka ibiraro bihuzahuza uturere n'utundi, kubaka ikiraro cyo ku Ruyenzi hariya hasi kuri Nyabarongo, kiraro kizanyura mu kirere bita kebokazi. Kebokazi ni imodoka zajya zinyura hejuru ku misozi, iva ku misozi itungukira ku yindi. Duteganya ko igihe imvura izaba yaguye nyinshi, habaye imyuzure, imihanda yose yapfukiranywe n'imyuzure cyangwa se ibiraro byatwawe, imodoka zazajya zinyura hejuru. Izo modoka twita kebokazi zigakomeza zitwarira abantu n'ibyabo. Bityo rero ibyo bizatuma ubucuruzi no kugenderanira ku turere gukomeza gutera imbere. Aho mbaye ntanze urugero rutoya, ariko murebe n'aha ku Murindi i Kanombe, kuwerekeza i Masaka, za Masoro, za Ndera, hose werekeza i Gahanga unyuze Busanza, aho hose akeneye za kebokazi mu kirere kugira ngo imigenderanire itazahagarara. Mu gihe hifashishwaga imihanda yo hasi, tugomba kugira imihanda yo mu kirere, ibiraro by'akataraboneka, noneho tukagira na kebokazi. Bityo rero abaruda n'abarudakazi mwese mbatuye Ruda, kuko Ruda izanye ibintu by'akataraboneka. Tugiye gukora ibyo kugira ngo tuzateze imbere ubucuruzi. Ubucuruzi ni iki? Trade is buying and selling of goods and services. Iyo tuvuze goods and services mu ijambo imbumbe rimwe bitwa commodity. Commodity ni ukuvuga ni goods and services. So mu bucuruzi rero turavuga tuti solo trader or traders. Aba ni abacuruzi bibanze ba mbere bagira igishoro gito gito. A solo trader is a person buying and selling in small quantities and works individually, almost in zero distance from where he lives. Big NB is a personal gainful trading
person. Bityo rero uyu mucuruzi wikorera kandi akorera hafi y'aho atuye cyangwa bitamusaba itike yo kugira ngo ajye gufungura bizinesi ye cyangwa iyo butike cyangwa umushinga wose akora, ni ukuvuga muri make ibyamujyana amagarama nk'ayo y'amatike n'ibiki bituma bimuhenda n'ubukode bw'amazu, ibyo byose aba yarabigabanyije, none bigatuma akorera hafi y'aho atuye ntibimujyane ibya mirenge, bigatuma n'ibintu abicuruza neza, ahendurira abantu, abagabanyiriza, abagabanya bakagabanyisha akabagabanyiriza, kubera aba ari hafi y'abaturage ibihe byose, amasaha yose 24 iminsi 7. Bityo rero bituma agira ibintu afashamo abaturage, abafasha muri rwinshi rwose, ashobora kubagira icyizere akabakopa byose, nabo bakajya bamwishyura rwose batamutengushe. Bityo rero ugasanga imibanire y'abantu nawe abaturiye aho, abaturanyi be, muri make abazimyamuriro be, nawe akababera umuzimyamuriro wo hafi muri byose. Uyu mucuruzi ni ukuvuga solo trader, ni umucuruzi rwiyemezamirimo wo mu ntango, usanga aba kenshi barimo urubyiruko, harimo n'abasaza cyangwa ibikwerere. Bityo rero iyi ni bizinesi cyangwa ni umurimo usanga abantu bafite igishoro gito bitabira gukora, noneho ugasanga noneho n'abafite ubumenyi bukeya muri make bakwitangiriza iyi mishinga mito bayikorera hafi y'aho batuye, usanga bifite umumaro. Ariko hari abanyeshari bababuza gukora, ugasanga barabibabuza ngo mubikuraho mubijyane mu nzu zikodeshwa ngo z'ubucuruzi kugira ngo bakunde babyungukiremo amazu yabo abona abakiriya. Bityo rero ugasanga ibyo ni ibintu bya self loving, kwikunda, badakunda bagenzi babo. Twe abaruda n'abarudakazi tukavuga n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, twese tuzajya tushiraho gahunda nziza cyane irengera abantu bose mu buryo bungana, ibitsina byombi, abantu b'imyaka yose. Bityo rero twe abaruda n'abarudakazi twafashe umwanzuro twise icyemezo rukumbi ntakuka cyuko tutazajya dusoresha abantu bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6. Bityo rero akazajya yitwa umusoreshwa muto ari uko yujuje izo miliyoni 6 kuzamuka. Tuzajya tukoresha taxation system twise progressive taxation system. Uko igishoro cy'umuntu kizamuka ni nako nawe azajya yongera ku misoro. Uko igishoro cye kizamuka ari nako n'umusoro ugenda uzamuka, bitewe nuko yungutse nawe atera imbere kandi bigaragara. Ubwo rero iri tegeko rizafasha abaturage bose, cyane nk'aha navuga urubyiruko rutagira igishoro, cyaba igishoro cyo mu mufuka cyangwa igishoro cy'indi mitungo nk'ubutaka, nk'amazu n'indi mitungo itandukanye urusobe rwayo, baba bataragira n'ubunararibonye kuko nawo ni umutungo wa muntu. Bityo rero
baba isi bayimazeho igihe gitoya, tugomba kubaha umwanya bagakora ibyo bumva bashoboye biri mu bwonko bwabo bitewe n'ubumenyi bamaze kubona ku isi hano, kugira ngo nanone bakore bitwararika babone ubunararibonye mu mirimo iyo ari yo yose bakora twita muri iki gihe mu kazi kose. Bityo rero hano uyu solo trader ni umuntu w'umutangizi, umucuruzi wo mu ntango, agomba kugira itegeko rimurengera mu gihugu hose. Banyarwanda, banyarwandakazi, mubyumve kandi mubyumve neza, kandi mubyakire neza, n'abandi bose bazabyakire neza, kuko ibi ni gahunda rwose nziza cyane zarengera abantu, maze Imana ikabidushimira. Nabi Muhammadi na Yesu Kristo na Buddha bakavuga bati dore abantu batekereza neza muri iki kinyejana cya 21. Bityo rero ni abantu nyabantu bafite umutima wa kibyeyi muwe gusa, ariko batekereza neza gutangira kugira umutima wa kimuntu ugororotse utarimo guhimana. Bityo rero agahimano hehe nako bizaba bibaye amateka mu miryango ya kiremwa muntu. Abantu bagire ishari rifite ishaka aho kugira ishari ritagira ishaka. Abantu bajye bigana kuri bagenzi babo ibyiza gusa. Bityo rero kubera nta mukuru utagira mukuru we, abana bose bazigire ku bakuru babo. Abantu bakuru nabo bajye nk'ibikwerere, nabo bajye bigira ku basaza n'abakecuru, kuko n'abasaza n'abakecuru nabo bigiye kuri bakuru baba bababyaye. Bityo rero muri iyo nganzo tuzatera imbere, duteza imbere imirimo yose dukora. Twese abaruda n'abatari abaruda, mwese abarudakazi n'uturuda duto dutarafata irangamuntu, mube mwese mwitegura murya tize. Mwifate neza, ibyiza biri imbere, kandi igihe cyose rwose murangwe no kwihangana, nubwo muri mu bigeragezo mu buzima bugoye bukaze ukagira ngo ni impitana muntu. Bityo rero ibyo bintu ndabibabuza, mureke kugirira nabi abantu, mukore ibyiza gusa, kuko mwasonjesheje umwana wa muntu. Abana b'abakene babayeho nabi, ibyo ni bibi, Imana yarabyanze. Bityo rero ntihakagire uhohotera abantu. Abantu twese twifuza kubaho bingana, nta mpamvu y'ubusumbane cyangwa kwikunda bishira. Twese dusangire akabisi n'agahiye bingana. Bityo rero banyarwanda, banyarwandakazi, mugire vuba rwose mu buryo bw'akataraboneka, mwige cyane, kuko kwiga no kwigana. Mwigana umusaza Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'akataraboneka. Bityo rero banyarwanda, banyarwandakazi n'inshuti zacu mwese mudukurikiye kuri iyi nkoranyambaga y'akataraboneka yateranyirije hano imbaga yo hirya no hino mu gihugu y'abaruda n'abarudakazi, mwese rwose turabashima, muri abantu b'akataraboneka. Iyo niyo mpamvu nziza twishimira twese abaruda n'abatari abaruda, ku mpamvu ikomeye cyane. Iyi ni impamvu izateza imbere umubano mu bantu rwose ntangarugero. Ibyo rero abaruda babyise gutahiriza umugozi umwe w'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu.
rero abaruda n'abarudakazi barimo kubitoza uturuda duto tutarafatiranga muntu. Bityo rero abaruda n'abarudakazi mwese mwitegure gukora imirimo rwose izabateza imbere nta mananiza ibihe byose. Aho niho tubabwirira tuti twe turaje abaruda turaba kataraboneka kuva isi yaremwa. Twese tuze tutahiriza umugozi umwe urunana kandi mu mujyi umwe w'iterambere rya bose. Twe abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafatiranga muntu twose dutozwe gukora cyane. Amasaha 28 iminsi 7 ibihe byose mu kazi kose. Bityo rero umukozi wa leta ajya akora kuva saa moya ageze saa sita yitahire asimburwe n'undi atangire saa 7 ageze saa 12 uwo nawe yitahira ajye mu yindi mirimo. Undi atangire saa moya ageze saa 6 za nijoro uwo nawe ayigire mu yindi mirimo yamuteza imbere n'umuryango we. Undi atangire saa 7 za nijoro akeshe. Bityo rero izitwa imbaturabukungu y'abanyarwanda, East Africa, abanyafurika n'isi yose izafatire kuri urwo ruzitiro rw'akataraboneka. Iyi niyo politike nziza y'igifute intangarugero mu kiremwa muntu kuva isi yabaho. Bityo rero tujye twigisha abakiri bato ibintu byiza, tubigishe gurama y'akataraboneka, bazabe ari abana bakataraboneka. Bazitwe ku isi yose guduguramarianizi ku isi ya rurema. Imana izasange badudubiza indimi rwose bizabe intangarugero muri bose. Bityo rero tugiye kurebera hamwe iri somo rikwiriye kwigishwa abakiri bato n'ibikwerere n'abakuze mu Rwanda. RUDA is Rwanda Revolutionary United Democratic Advances, as we have said above. N'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. RUDA izanye ibi bikurikira: is good. Sole trader is having responsibility of buying and selling commodities in small quantities and bring them down to local villages nearby citizens to accelerate the economic growth and the rapid economic development. Therefore, is a personal gainful trading business because of its merits. So trading is a direct trading done by a trader or a seller to buyers directly. Solo trader is good in all advantages. And this trading is very, very fantastic and exemplary
to the low income earners throughout Rwanda, East Africa, Africa, and the entire world. Is a directly seller to buyers, is close to the clients. It is an advantage. It requires no transportation between. And is a communication in 24/7. The clients are very optimistic to get what they need near by them. These traders shall not be taxed by the rulers until for further notice of having 6 million francs of the capital, initial capital. This business is good for this seller. This trader is attending daily, has no other next alternative job. He practices specialization here in order to give good service and the quickest service in the quickest democracy and development of ours. And this shall help the youth, the new generation is to come ever and ever. And the current generation is have also to be very happy and enjoy this good political situation and arrangement. Allows the satisfaction of daily customers. This business is very important to every citizen, the low income earners, the youth. You are going to participate in this gainful business of yours we have brought to you. You have to protect this one, shall be of your personal benefit and public benefit after certain period. Solo trader satisfies repetitive needs of the citizens publicly, ever and ever attends his business to give the quickest service whatsoever. As a small trader knows customers' demand more than the university professor or the richest ruler having billions and billions of francs, even in dollars. Brings commodities near to the buyers or clients ever and ever according to their economic needs and the total demands, because a good demanders, they demand what you have brought to them without any request. They just enjoy and bring their money to buy peacefully without force and without any
commanding order of the general commanders. Brings commodities near to his customers without hesitation, without any force applied, due to good heart and maximum discipline, greets customers, gives information to customers and awareness to customers about the presence of the brought commodities in Soro trading shop. Because of his or her long listed advantages to local citizens, the sole trader is very important in mastering people's demands and maintain constant supply and the supply and also controls and maintains the industrial constant manufacturing businesses to manufacture goods and services, expecting constant demands from the consumer demanders of his or her manufactured commodities. Therefore, the consumers are very important in all trading businesses because it's the source of income to the industrialists, the educated ones and the non-educated ones, to all kinds of investors. This trader and his consumers or demanders play very important role to support the state industries to boost and advance in high science and technology manufacturing and maximizing daily markets and the production to constant markets of near and far. But the sole traders also face some problems or have disadvantages on ground or on terrain. Has limited financial means, and this is the role of government to raise his capital so that he can boost the business of these low income earners. If the government doesn't do that, has to leave them operate freely and become non-taxable traders until to the extent of having 6 million of the capital. As we the rulers have suggested, we have said and we always say that we shall not tax the poor ones
until they possess the capital of 6 million francs so that it can become the mature taxable traders with high and good taxable capacity. He isn't able to access modern organization method. That's why we say that they should not be taxed, such as solo traders. These traders have small capital, and this small capital generates low profits or generates their incomes on small volume. Therefore, these low income earners, low investors or small investors or solo traders have to operate freely without being taxed until they get 6 millions of the capital initially. The solo trader, he isn't having access to modern management method to boost their business. So we have to look into their big problem and find solution and resolution to give them liberty to trade without taxing. When they reach at the capital of 6M, then shall become the lower taxpayers with that capacity. But before gaining that capacity of being taxed, this shall not be taxed because it has no taxable capacity. By all means, this law shall help the youth and the new generation. He isn't having access to modern IT. They are behind in all, but to mention a few, in high science and technology, they are still behind because they don't have time to go to increase their high science and technology in certain institutions to make knowledge accumulation as far as science and technology is concerned. They are ever participating in their solo trading localities to give the services to the customers. Therefore, their time is spent giving such service and they are behind in ICT. So we shall help the youth of lower income collections to have access to high science and technology to help them to match with the single so-called village. The world has become single village. Therefore, we have to connect them where the world has reached in that milestone. He isn't having access to advertisement, so is not using
mass media to advertise his business. So his business is being advertised by mouth to mouth or customer to customer, and he himself or her herself to inform this small public he or she meets in community service activities. His and yon they manage to reach. So we shall help them to have local radios and TVs and to have access to Facebook, Google Plus, Twitter, WhatsApp, and Instagram to expose their businesses to the worldwide market. And the market is a place where buyers and sellers meet to exchange their commodities. When I talk of commodities here, I mean goods and services. So markets must be created here and yon in order to help people meet and exchange the available commodities. And those markets must be given opportunities to have variety of commodities in 24/7 so that people can get familiar in business creation and maintaining them without making losses, so that they can make experience accumulation in all, so that they can also train their younger ones to participate in business doing in order to become serious future workers and job creators. He lacks good markets research. So we shall help them, as I have said it above, that we shall help them to learn how to make positive and constant markets. We the rulers, as we have come as professional teachers globally, as we are professors in different fields, we shall teach them to get markets in different fields, different localities, countrywide, and continent-wide, even globally. The global markets shall be reached wherever they are. If they are not there, we shall reach there and create them, because they are creatable, and it is very easy, because the market is a place where buyers and sellers attend and exchange commodities of their kinds and due to their tastes and preferences. Therefore, we shall help these traders to have access to marketing research, to advertise through oral means,
person to person, village to village, cell to cell, district to district, after sector to sector, and the utilization of all kinds of mass media to inform the public about their presence of commodities in certain localities. He realizes a small profit market, and this one mostly is the advantage to the consumers more than he himself or her herself. Therefore, we shall make sure that his profit shall increase due to the quantities or the number of quantities being sold. Because of perfect competition in all markets, therefore there shall be high production targeting the lowering of prices of the commodities to increase the money value of the copper money. Therefore, this shall increase the advantage in money value gaining and making production accumulation. Hence, this one will bring the well beings of the citizens. Then this one shall fight kwashako in children, and this one shall satisfy the population in their demanding needs. This one shall help people to create jobs of different kinds, preferences and tastes as they wish. Therefore, this shall be the general security of all, and shall help the youth. Here I mean the younger ones during their school holidays to learn how to make businesses, so that when they get out of educational industry after being manufactured into world intellectuals, then they shall make the duty continuity from there and there, so that they can become specialists in business creation and make constant business and production accumulation throughout the country, East Africa, African continent, and the entire world. And I hope they shall become the economic professors to teach people how to economize the little they have and the much more they have. So this one shall teach them how to fight inflation and make a constant capital flow of income hither and yon, and make a circular flow of their business and experience in all populations of all ages. He or she gets a small profit margin. I know they have some demerits here.
But we shall make sure that these small businesses have to advance in making profits so that they can accumulate the capital money, capital assets, capital knowledge, so that they can expand their trading businesses and other non-trading businesses to accumulate in all ways and styles, so-called barafindarization and barafinda style. And barafindarists shall become the specialist professors here and yon in the world and in all continents, more especially here in Africa, and become good examples to the younger ones, to teach them how to make large profits after certain lengths of period of time, but taking the advantage of lowering the prices to the poor ones so that they can have the better life in healthy circles of life and wealthy angles of trading businesses. Therefore, solo traders or solo trading businesses shall gain momentum because of the ruder and their ruderism in job creation. Automatically production shall increase profitably. Production is the creation of commodities. Here I mean is the creation of goods and services. Services are jobs of all kinds, goods are tangible materials, services are intangible materials, but they are all very important. And the services are more expensive than the goods themselves. Therefore, we shall increase much more services and we shall accumulate every day. All kinds of services are going to be created in order also to utilize them to accumulate goods so that commodities can increase in big volumes. Therefore, we the rulers and the non-rulers shall work jointly, hand in hand, to make the better future of ourselves, our children, our grandchildren, so on and so forth. In other words, the generations must have the optimistic life and shall be the optimistic elites of today, tomorrow but one, tomorrow but two, and tomorrow but many. Therefore, we the rulers, we are going to do the very big role and very big duty to serve maximally without hesitation in all hours 24/7, working around the clock minute hand, making the positive gainful operation and
operating in all areas, all localities of the country, countrywide, in all villages. So we are going to increase urban rural migration is instead of rural urban migration is. So we are going to